Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuza bene data, abakunzi ba Anaweza. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndabakiriye rero mu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Uwiteka abaho umugisha kandi abagirire neza. Turashima Imana ko itwongereye amahirwe. Undi munsi mwiza Imana iduhaye kandi turazirikana ko ari ubuntu kuko hari abatawugezeho kandi bitari ku bushake bwabo. Kuva rero wowe ugezeho nanjye nkawugeraho dushima Imana. Haleluya. Turagushimiye nyiringabo Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Tuguhaye icyubahiro mwami. Wakoze kuturinda, Imana ikomeye, wakoze kuturinda, wakoze kutubera amaso mukunzi mwiza. Icyumweru gishize twarangije Kristo, wabanye natwe, waraturinze, uraturengera mwami. Tubonye undi munsi mwiza umugisha. Byose n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Dufite impamvu yo kugushima no kuguhimbaza, nuhabwa icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Yesu. Tugeze mwanya rero mwiza w'ijambo ry'Imana mana. Bana natwe utugirire neza. Mwuka wera w'Imana tuguhaye ikaze, utuyobore, utwigishe, ube hagati muri twebwe. Urabizi ko ntacyo tujya dushobora ku bwacu, ariko uri umufasha wacu. Duhe kumva ijambo, duhe kurisobanura mu buryo bukwiriye, duhe kurimenya no kuryumva, kandi duhe no kuryumvira mu buryo bukwiriye. Urakoze mwami. Buri muntu wese ukurikira ijambo, yaba ari none cyangwa uzahura naryo ikindi gihe, mwami Imana nzireza ko ijambo ryawe ari rishya iminsi yose, kandi uhora uri inyuma yaryo kugira ngo urikoreshe icyo wagambiriye. Umugisha mwami Imana buri muntu wese ugushaka. Umugisha mwami Imana buri muntu wese ufite inzara n'inyota yo gushakashaka ineza yawe n'imbaraga zawe muri bino bihe turimo mwami. Urakoze Uwiteka, izina ryawe nirishimwe, uhabwe icyubahiro n'ikuzo muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Bakunzi bacu, mufatisha Bibiliya dusome ijambo ry'Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana. Niba uri ahantu ushobora gufata Bibiliya yawe, yifate tuganire ku ijambo ry'Imana. Dusoma twese, dukurikira, twumva kandi umwuka wera adusobanurira ijambo. Haleluya. Bidakunze na telefoni zirimo Bibiliya, ijambo ry'Imana uraribona, kandi bitagukundiye nabyo kubera akazi urimo naho uri waza kurisoma nyuma. Haleluya. Yesu rero abaho umugisha mwinshi. Umunsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo egera Yesu akuruhure. Haleluya. Egera Yesu mwene data akuruhure. Yesu niwe uruhura abarushye n'abaremerewe. Muri iyi minsi ni igihe cyo kwegera Yesu kuruta ko wegera ibindi bintu byose. Iki ni igihe cyo kwegera Yesu kurenza kwegerana n'akazi kawe cyane, ariko wuzuye agahinda n'imibabaro. Iki ni igihe cyo gucudika Yesu kurenza gucudika abantu, kuko abantu ntago bafite icyo kuguha nabo ubwabo. Buri muntu abarushye afite ibimuruhije ku rwe ruhande. Haleluya. Buri muntu aba afite ibyo bimugoye. Burya ntibazakubeshye. Buri muntu aba afite ibyo anyuramo. Utarwaje wenda afite ibimugoye ku kazi, wenda afite ibimugoye mu rugo, wenda abakozi bamuteje ibibazo ku kazi, se arakererwa ntabwo ariho akora akazi neza, mu mashuri wenda abana ntibakora neza. Icyo nabonye muri iyi si turimo, buri muntu aba afite ibyo anyuramo. Kubera iki? Kubera ko iyi si ntabwo ari iwacu. Ntabwo rero twabona ibintu byose bigenda neza, ntabwo twabona ibintu byose ngo ni amen, ibintu iwanjye ni amahoro biragenda neza byose. Ntabwo byoroha cyane. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero uretse n'ibyo, twebwe mu gihugu cyacu muri ibi bihe turimo ni ibihe bikomeye, ibihe abantu benshi bari kure, ibihe abantu benshi bababaye, bakubiswe hasi, bari mu gihe cyo kubibuka babo, bari mu gihe cy'agahinda kenshi, cyangwa se nawe wapfushije uwawe ejo bundi, urashomereye. Mbega hari ibintu byinshi biba bishyize abantu kure y'Imana, biba bishyize ahantu mu bwihebe cyangwa mu bwigunge. Yesu ashimwe cyane. Kandi Yobu yabivuze neza, aravuga ngo kuba ku isi ngo ni ugufata igihe mu ntambara. Intambara z'isi ziba ari nyinshi mu buryo butandukanye. Haleluya. Rero niyo mpamvu nazanyira ijambo rivuga ngo egera Yesu akuruhure. Yesu akuruhure kuko niwe soko y'amahoro. Egera Yesu, iyo mitwaro wikoreye ayikwikororere kuko we ntabwo uyishoboye. Haleluya. Egera Yesu, ibyo bikugora aba ari ubyikorera, aba ari we ushaka uko abigenza kuko we wabuze nuko ubigenza. Wowe urara udasinziriye, egera Yesu akuruhure, aguha amahoro, uryama usinzire nk'abandi. Kuko n'ubundi kuryama ngo ntusinzire ntabwo bikemuye ikibazo cyawe.
Yesu ashimwe cyane. N'ubundi kubura amahoro no kwiganyira ntabwo biri bukubera igisubizo, ahubwo bishyira ubishoboye, bishyira uwabyitangiye, bishyira uwabikwemereye, bishyira ubishoboye, bishyire uwatanze ikiguzi, uwabyikoreye byose ku musaraba akavuga ati birarangiye. Yesu ashimwe cyane. Urabizi ko agukunda, yarabyikoreye byose, yabyishyizeho, yarabyemeye. Haleluya. Kuki wikorera ibibazo hari uwabikubwiye ngo ubizane abyikorere, hari ukubwira ngo ndahari nkubereye maso, ndahari ndagukunda, narakwitangiye, namenye amaraso yanjye ku bwawe. Egera Yesu akuruhure. Yesu niwe nshuti iruta izindi, niwe nshuti iruhura. Ushobora kugenda ukaganyira inshuti yawe, Yesu ashimwe cyane, ukamubwira akakwereka ko muri kumwe akumva, ariko reka nkubwire inshuti yanjye. Burya uramubwira nawe afite ibye. Wenda akakubwira ati ndaza kugusengera, turi kumwe, ndagufasha, ndagerageza, nzagusura, nzagukorera ibi. Wahava nawe kubera ko afite ibindi, cyangwa nawe kubera ko ari umwana w'umuntu akakigira muri shugurizi. Ibyo wamubwiye wenda ntanabyiteho, cyangwa se akabyitaho ariko ntabikore ku buryo bukugera ku mutima. Haleluya. Kubera ko ni umuntu afite aho agarukira. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu wakimura Uwiteka Imana ye. Imana niyo byose muri byose kuba yizera. Niyo yakuruhura rero, niyo yakurwanirira, niyo yaguha amahoro, niyo yazana umucyo muri uwo mwijima urimo w'amaganya, w'agahinda, wo kwibaza, wo gusuhuza umutima. Egera Yesu rero kurusha uko wigeze kumwegera. Muri kino gihe egera Yesu kurusha uko wigeze kumwegera. Kandi numwegera umubwire byose, byose ntacyo usizeyo. Erega n'ubundi arabizi byose, nta gihishwe amaso ye. Ariko ashaka ko dutera intambwe natwe, ashaka kumwegera ukabimubwira, nirwo ruhari rwawe nawe. Haleluya. Egera Yesu rero mwene data. Tujye gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Matayo. Iyo jambo turarizi, ndibaza tuyizi twese, ariko ijambo ry'Imana riba ririshya umunsi ku wundi. Kandi igihe cyose Imana izanye ijambo ryayo, jya uba maso uvuge ngo niki Imana ishaka kuganira nanjye. Haleluya. Reka dusome mu gitabo cya Matayo ibice 11 umurongo waho wa 28. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Ngewe narabyitangiye kubaruhura, narabyemeye, natanze ubuzima bwanjye ku bwanyu. Ni mwebwe napfiriye. Kuki yagupfiriye ukaba ukikorera imitwaro kandi yaremeye kuyikuruhura? None mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Umwami afite uburuhukiro, niwe wakuruhura, wakubwira ijambo rikiza ibikomere biri mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Niwe wakubwira ijambo rikubaka, niwe wasana uwo mutima wawe wasenyutse wuzuyemo ibisebe. Haleluya. Umwami Yesu niwe ufite imbaraga zo kuruhura abarushye n'abaremerewe. Reka iri jambo turifatanye n'indi jambo riri mu gitabo cy'Abaheburayo. Yesu ashimwe cyane. Abaheburayo ibice byaho 2 nanone, ibice byaho 2 umurongo wa 18 aravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwami Yesu tuvuga ubwe yarababajwe, ubwe yarageragejwe, ubwe yaragambaniwe, yarakubiswe, yarishwe, yateshejwe agaciro, yakiriwe amacandwe, yambiswe ikamba ry'amahwa. Biriya byose yahuye nabyo, kuriya kugeragezwa, kuriya kwangwa, kuriya kugirirwa neza nabi, nako nabo yagiriye neza, nabakunda, nabo yaje gucungura, nabo yaje kwitangira, akageragezwa bene kariya kageni. Urabizi, uri umusomyi wa Bibiliya cyangwa se ujya mu rusengero urabyumva, kuriya kuntu yageragejwe akababazwa bingana kuriya mwene data. Ya byose yahuye nabyo ni kubwawe nanjye. Yari yaraje kuducungura, ariko abo yaje gucungura nibo bamugiriye nabi, nibo bamubabaje, nibo bamuteje agahinda. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwo we
ku giti cye ubwo nawe yababajwe yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa bose abasha no gutabara abababaye bose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo za mbaraga zituma akuruhura, za mbaraga zituma yumva agahinda kawe, za mbaraga zituma areba umubabaro wawe, akareba uburyo utawe, akareba uburyo ubabajwe, akareba uburyo wahemukiwe n'abo wagiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Akareba uburyo wiciwe n'abo mwabanye, mwaturanye, mwasangiraga akabisi n'agahiye. Akareba uburyo wasigaye uri imfubyi. Yesu ashimwe cyane. Kandi wenda ababyeyi bawe hari abo bigishirije abana, hari abo bakamiye, hari abo bagiriye neza mu buryo butandukanye. Arabizi umwami Yesu, arabireba ibyo byose. Uburyo wenda wasigaye uri nyakamwe, arabizi. Ibikomere wasigaranye, arabizi. Arabireba rero akabimenya cyane kurusha undi wari we wese wabimenya, kurusha umuvandimwe wabibwira, kurusha inshuti wabibwira. Kubera iki? Kuko nawe ubwe yageragejwe, kuko nawe ubwe yababajwe, kuko nawe ubwe yishwe kandi yapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Yishwe n'abo yaje gucungura, yishwe n'abo yagiriye neza, yishwe n'abo yitangiye, yishwe n'abo yagaburiye. Haleluya. Twagiye tubona mu bihe bitandukanye agaburira abashonje, abantu 5,000, abantu 1,000 abagaburira. Haleluya. Abo yakijije indwara, abo yakijije ubuhumyi, abo yazuye, mbega abo yagiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntago byabujije ko bavuga ngo nabambwe nabambwe, ntago byabujijwe ko bamugambanira. Yuda Iskariyote wamugambaniye yari mu bigishwa be, yagendanaga nawe, yabonaga kwitanga kwe, yabonaga ubwiza bwe, yabonaga urukundo rwe, yabonaga gukiranuka kwe. Ako se ntiyafashe ibiguzi akamugambanira? Yesu ashimwe cyane. Wowe ugiye kwicwa n'agahinda wibaza uti kwa runaka nibo bisha ababyeyi banjye, nibo banyiciye abana, nibo bakoze ibi n'ibi. Yesu se ko yagambaniwe nabo yagendanaga nabo, abagirira neza, abakorera ibitangaza. Yuda yari muri ba bigishwa 10 na bangahe? Na 2. Ariko ntabwo yabuze kumugambanira, afata ibiguzi. Kimwe nuko nawe wenda hari abafashe ibiguzi mu gihe cya jenoside, bakakwicira abana, bakakwicira umuryango. Niko umwana w'umuntu amera, umuntu wari we wese yahinduka. Ariko Yesu ni udahinduka. Mwegere rero akuruhure, kandi impamvu agomba kukuruhura nuko yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe ko nimuze musange n'abaruhura. Haleluya. Kandi ngo kiriya gihe ku musaraba ngo buriya yireherejeho amahanga yose, kandi nawe urimo. Mwegere rero akuruhure, mwegera gutabare, mwegera guhumurize, mwegere yubaka uwo mutima wasenyutse, mwegera kubwira ijambo rikururutsa umutima, kuko niwe ufite amagambo y'ubugingo, niwe ufite amagambo meza yakuruhura. Haleluya. Niwe ufite uburuhukiro, nta handi wabona kuruhukira. Ahandi hose biba bicika, biba bikomeye. Nakubwiye ngo umwe wese aba afite inzira agendamo. Uramubwira, abantu baraje, urababwira agahinda kawe, urajya kwa runaka, urahamagara anko, urahamagara anti, urahamagara inshuti. Reka nkubwire, bariya ntabwo bafite uburuhukiro nk'ubwo Yesu afite. Bariya ntabwo bafite kugira neza n'ubugwa neza nk'ibyo Yesu afite. Nabo ni abantu, begere, baragufasha uko bashoboye nk'abantu, barageza aho bagomba kugeza. Ariko Yesu niwe wakuruhura bya nyabyo, ukumva ituze ryo mu mutima nubwo ubabaye. Kuko yaravuze ngo mbahaye amahoro yanjye, ngo kandi amahoro yanjye, ngo mbahaye amahoro yanjye, ngo mbasigiye amahoro yanjye, ngo kandi amahoro yanjye ntasa n'ay'ab'isi batanga. Yaduhaye amahoro adasa n'ay'ab'isi batanga, yadusigiye amahoro. Wikwemera rero mwene data kubaho udafite amahoro, wikwemera kujya kure, kuko n'ubundi kujya kure ntabyo byakemura mu bibazo ufite. Mwegere rero akuruhure, aguha amahoro. Haleluya. Aguha amahoro, aguhe kuryama usinzire, aguhe gufungura, urye ibyo kurya bigere mu nda, bye kuguhagama, we kumva ubuzima burangiye, kuko na nyuma y'ubwo hari ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Nyuma y'ibyo unyuramo hari ubuzima bwitwa ejo. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Siko bizahora kuba mutegereza umwami wacu. Yego abawe bose barapfuye, barashira.
ariko birashoboka ko wenda nyuma y'uko bigenda gutyo Imana yagushibuyeho andi mashami. Birashoboka ko nyuma y'uko bigenda bityo bagutemaguye bakugiriye nabi bari bazi ko ntacyo uzimarira. Birashoboka ko Imana yagukije gufite inguma ku mubiri hose wenda, ariko yakugaruriye ubuzima. Ntabwo wagiye, hari impamvu rero we wasigaye. Yaguhaye n'akazi urakora ubayeho. Yesu ashimwe cyane. Kandi nawe ukirwaye ugifite izo ngaruka, Yesu niwe cyomoro, Yesu niwe muti, Yesu niwe ukiza abarwayi. Haleluya. Ngo kubwa ya mibyimba za nkoni yakubitiwe ku musaraba niho dukirira indwara. Ya mibyimba niho idukiza indwara. Mwegere rero gukiza inshuti yanjye, byaba ari ibikomere byo ku mubiri, byaba ari ibikomere byo mu mutima, kuko nawe ubwo yageragejwe abasha kugerageza, abasha gutabara abageragezwa bose. Nawe ubwo yageragejwe afite imbaraga rwose zihagije, azi kugeragezwa icyo bivuze, azi kubabara icyo bivuze, azi kwangwa uko bivuze icyo bisobanuye, azi kugambanirwa, kugirirwa nabi, azi icyo bivuze, azi agahinda, azi gutabwa n'inshuti. Urabizi ko yageze igihe abwira abigishwa ati mu by'ukuri ntabwo mubashije kubana amaso nanjye nibura n'isaha imwe. Ariko umusozi wa Elayono yagiye gusenga ababaye, abona igikombe agiye kunyweramo ukuntu gikomeye. Atariko ntabwo n'ukuri mubashije kubana amaso nanjye habe n'isaha imwe. Birashoboka ko nawe udafite uwabana nawe muri ako gahinda. Birashoboka ko nawe watekerezaga ko bagufasha batagufashije. Birashoboka. Wenda hari abacikacumu bagenzi bawe mwarokotse hamwe, wari uzi uti ubwo jye nasigaye ndi nyakamwe kwa runaka umuryango w'iwacu, ariko kwa runaka twari duturanye bakaba bahari, nta kibazo basi bazamfasha, bazanyitaho, bazanshyira mu muryango. Wenda ukaba warabonye barakwitaje batarakwiyegereje. Niko umwana w'umuntu amera. Niko umwana w'umuntu amera. Nawe yari yizeye ko abigishwa bari bumufashe, bari bubane maso nawe muri cya gihe agiye kujya kunywera kuri cya gikombe gisharira cyo kutwitangira, cyo kuducungura. Yarazi ko bari bubane maso nawe ngo nibura isaha imwe. Arabwira ati mu by'ukuri habe n'isaha imwe ntabwo mubashije kubana nanjye muri bino bihe. Ni nkaho yababwiye ati twaragendanye, twarasangiye akabisi n'agahiye, ntimubashije kumfasha. Ntabwo babishoboye, barasinziriye. Rero ntiwibwire ko ibibazo byawe biraza abantu bose maso badasinziriye. Ntiwibaze ko ubushomeri bwawe abantu bose babuhangayikiye. Ntiwibaze ko indwara yawe abantu bose ese runaka ko ndi mu bitaro ko ataje kunsura, ko ataje. Ushima Imana kuwahageze akagusura, ariko ntiwibwire ko bigomba guhangayisha umuryango wose. Abantu nuko tumeze, nuko duteye muri kamere yacu. Isunge Yesu rero, we ufite kamere y'ubumana muri we, ufite urukundo. Yageze ahabonye abigishwa ari ukuguma kubibahatamo bitabarimo, arabwira ati nimwisinzirire, n'ubundi igihe cyanjye kirageze. Yesu ashimwe cyane. Kugeza igihe uzakurira amaso ku bantu ukayashyira kuri Yesu, nibwo uzabona uburuhukiro. Amina. Nawe yageze arabwira ati nimwisinzirire, n'ubundi igihe kirenda gusohora. Nawe fata ingamba zo gukura amaso ku bantu, fata ingamba zo gukura amaso ku nshuti, fata ingamba zo gukura amaso no ku butunzi bwawe, kuko hari iby'ubutunzi bwawe utazagukorera. Ushobora kurarurira ufite ayo mafaranga, ntibishoboka se? Ushobora kurarurira ufite iyo modoka yakujyanye yakugejeje kwa muganga, ukayiparika hanze, ukaba mu bitaro, ukababara, ukabazwa n'iyo ndwara. Yewe n'iyo modoka ushobora kuyigendamo ugakora impanuka, akaba ariyo kwiyicira cyangwa igukomeretsa. Twarabyumvise Kamonyi ejo bundi. Yesu ashimwe. Abantu biviriye mu rugo, bigiriye muri business zabo, mu ngendo zabo, ikamiraza yitura ku modoka ngo nyinshi zingahe. Nawe ukurikira amakuru uraza kubibona. Hapfuye abantu benshi bari biviriye mu rugo mu mahoro, bifitiye gahunda. Nshuti yanjye, ibibabaje muri iyi si ni byinshi. Icyo ukwiriye gukora rero, kura amaso ku bindi byose, wisunge Yesu, umubwire umuruho wawe, ubwire umubabaro wawe, umubwire agahinda kawe, arakuruhura. Kuko nawe ku ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Baheburayo, nawe ubwo yageragejwe, yababajwe, azi kugeragezwa icyo bivuze, azi kubabara icyo bivuze, abasha no kuruhura abageragezwa bose, abasha kubatabara, abasha kumva umubabaro wabo, akamenya uko umeze. Erega burya ijoro ribaruwa riraye. Siko bimeze se? Ijoro ribaruwa riraye.
Haleluya. Kandi ntabagendana bataziranye, nyine arabizi nawe uko bimeze, nawe yarageragejwe. Arakuruhura rero, mwegere, umwisunge, azakugirira neza. Haleluya. Muri iyi minsi ikomeye cyane, ikomereye igihugu cyacu, ikomereye we ku giti cyawe, mwegera Akuruhure. Ikomereye n'abandi bose aho waba uri mu mahanga yose, buri muntu aba afite ibyo anyuramo. Egera Yesu kuruta igihe wigeze kumwegera, arakuruhura, araguha amahoro, kuko niwe soko y'amahoro. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Murakoze gukurikira ijambo ry'Imana no kurikunda. Uwiteka abareba bishimire kandi abagirire neza. Turagushimiye Nyiringabo Imana yacu, Imana ikomeye nziza y'ukuri n'urukundo. Turagushimiye ko ari wowe uturuhura Mwami Yesu. Turagushimiye ko ari wowe utwitaho. Kandi ni koko ni mu gihe nawe warababajwe urageragezwa, ngo niyo mpamvu basha kutabara no kurengera abageragezwa bose. Turagushima ko watwitangiye ukaba incungu y'ibyaha byacu, ukikorera ibyago n'amakuba byacu byose, ukavuga ku musaraba ngo birarangiye. Ruhura rero abo bose barushye, bafite ibibazo bitandukanye, bagirire neza kuko niwe buruhukiro buzima. Ni wowe twegera ukatwubaka ukaduhumuriza Mwami Imana. Girira neza buri muntu wese ukurikira ijambo, umusure umusange, ntihagire uwo usiga uko yarari. Buri wese wumvira ijambo, uribona, urikurikirana, agirirwe neza nawe Mwami Imana binyuze muri iri jambo, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom.